zose zakarendusheho kukwegera kuzinukwa ingeso zose zakarendusheho kukwegera ingeso zose zakarendusheho kukwegera kuzinukwa ingeso zose zakarendusheho kukwegera kuzinukwa ingeso zose zakarendusheho kukwegera kuko auri ariho nyine naje nifuza kukwibera ibidashobokera abantu n'ibindi byari bikomeye Yesu yarabihinduriye 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 ibidashobokera abantu n'ibindi byari bikomeye Yesu yarabihinduriye
Imana icubera. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Sasa impamvu zituma dutambutsa abantu nuko tutobona umwanya wo kugera kandi birangirira hanyuma tugiye gusengera abantu kabangahe ariko muri ico gisirimba cyo kubasengera abantu barahagarara muri izi nguni dusengera kanisa. Semeni haleluya. Amen. Gahunda yo gusengera kanisa turayivugana n'abashumba. Kansabe mukamurora tambuke. Semeni haleluya. Atukuzwe. Amen. Dutere haleluya. Nibyo. Haleluya. Imasika soveta. Wamukora ku kidari gusa. Amen. Atukuzwe. Turasengera amagambo abiri ndavuga rimwe. Tuzarishimira hano byenda nidusubira kuhagaruka. Siko kwiza. Ego. Duheze Imana ishobora dutera. Atukuzwe no. Haleluya. Haleluya. Nitumara tuzagera mwangoma tubihereza amezi abiri. Kwizera kugomba gukorana na tubihereza amezi abiri tubisibanganye. Tubishishe wishifu. Zobe byarangiye. Semeni haleluya. Amen. Tugiye gusengera dosi. Ibindi nizo muri famiye takinanira Imana iyo yizeye byo baba we birashoboka. Baba we Imana iyo yizeye byose birashoboka. Takinanira 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 Imana iyo yizeye byose birashoboka. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nzira.
dusenge. Turagushimiye Mana. Uhimbazwe Yesu. Mutakatifu Yesu. Soma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 2 n'umurongo wa 15. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 2 n'umurongo wa 15. Aravuze ngo uje ugira umwete wo kwishira Imana nkushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, kwiranya neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amajwi atarayimana uzayazibwira, kuko abayavuga baza barushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizarijyana nk'iry'igisibe cy'umufunzo. Muri bo Humenayo na Fileto, kuko bayose bakava kuri bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Amen. Tugire neza uyu mugoroba Mana, turushizeho kumva icyo ushaka kuva imitima yacu, turushizeho kwerekana ko twebwe ubugingo bwacu bufite Muvandimwe urangije kubwiriza amagambo twari kurekera ayo ngayo, nayo dufite yo kongera kuri ayo ngayo menshi, ayo yarahagije. Twari tumaze gufatwa n'igisirimba, nico mbaye ngira ngo tuze gusozerezamwo iminota nk'ibiri gusa ari turangiza dutanga umwanya. Amen. Nasoma ijambo ry'Imana Pawulo abwira ab'Ikorinto, iriya jambo umuvandimwe yasomye ngo bari barajamwe n'impano z'abantu. Hewe nanone niko bimeze, abanyempano nibo bafite imbaga nyamwinshi bakurikira inyuma, ariko ngo batareba imbuto bera. Pawulo ngo yitegereza asanga bafite umuvuduko wo gukurikira ibitangaza ngo bihaye bikora. Umuntu agahaguruka agakurikira uhaye ukora igitangaza kuruta kureba imirimo y'uwo nguwo uhaye ukora ibitangaza. Pawulo arababwira ngo kandi ngo bagera no mu rugero rwo kuba botanga amafaranga, umuntu akaba yoheza ubundi amafaranga akamutunga ubuzima, ariko ngo ntibere imbuto nk'iz'abakristo. Pawulo arababwira ngo nubwo nogira impano ngo nkamenya n'ibihishwe, yavuze kugira ubwenge ngo bwo kumenya ibiri imbere, akazareba umuntu ngo akamenya ibyo umuntu atekereje. Aravuga ngo nimba mfite izo mpano, nimba mfite izo mbaraga, nimba mfite ubwo bwenge ngo ariko singira urukundo, ngo zaba mpindutse ubusa. Amen. Mugiswari yambwiye ngo si ukuvuga ngo ntaca bamaze,
ngo ntaco aba yaramenye ngo ya bavuze ngo ntaco mba naramenye ariko uriho. Paulo yaravuze ngo ntaco mba ngomba kuba ngo ntariho ntaco mba maze n'inkuta agomba kubaho. Bati kigira gatatu nogira imbaraga nogira kumenya kazamenya no guhanura ngahanura ngo nibizaze ejo ariko sinera imbuto z'ubukristo ntaco mba ndico ariko ngo sindire urukundo. Mane muzi kuje yariko babwira ngo bagaza babikora gusa badafite kwera imbuto nta rukundo ruri mu mitima nk'imiyango. Cyo gituma Paulo yavuze ngo muri ubu buzima ngo niba Kristo ngo ari we wenyine tugomba kwizera ngo tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe nk'abandi bose. Icyo bivuga ngo uragaza n'ikinyarwanda ariko ni nko kuvuga ngo nitwizera ko Imana yoduheza ifaranga zo kurikirata muri ubu buzima ibyo ubu buzima busanzwe bwo hanze ariko ngo ntitumenye kuko Kristo ngo yoduheza n'ubugingo bw'abacu bapfu ngo ntacyo tuba tumaze. Amen. Abwira Timoteyo kwishima kwiyegurira Imana ushima nk'umugaragu ngo udafite icumu imbere ya shebuja. Aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo ndakwingize uza wishira Imana kushimwa. Yamubwiye abantu agomba kwirinda n'ibyo agomba kwirinda. Cyambere yaramubwiye ngo uzirinde ntimukarwanira amagambo ntukaza wifuza kuvuga hato na hato ngo kuko bari mu kubikora ngo bari mu kurushirizaho ukabza kuvuga nabi kandi abayumva ngo bakagwa. Bati wirinde hari abagabo bumvise amagambo y'awanze ngo bamare barago bava mu zo kwizera barahinda. Nabana yari Humenayo na Fileto bari abagabo bari baramenye Imana mbere y'abana. Amen. Nyuma baza kugushwa n'amagambo y'uwanze y'abana. Paulo arikuvuga ngo bahinduye amiga. Humenayo na Fileto bari abagabo bari barizeye Imana neza ngo baza kuyobya n'amagambo y'uwanze. Paulo aramubwira ngo mwana wanjye wewe ndakwingize dore n'aba amagambo bari mu kuvuga hanze ni mabi wari mu kuryana ngo nkuko igisebe cy'umufunzo. Yesu umufunzo niki enuko niki Mungu. Haleluya. Ati mwana wanje Timoteyo ndakwingize wirinda amagambo mabi azamera nk'igiciro cya kanseri yuko Bibiliya zimwe zivuze ngo ni kimungu. Humenayo na Fileto bamaze kumva amagambo y'uwanze wao walibadili mafundisho ya kweli babwira abantu kuko ngumuzuko wamaze kuboneka. Babwira abantu ko kuzuka ngo ari ukugira ubuzuzi. Bati umuntu abaye mu buzuzi bati kujya kera bayazutse. Babwira ngo wirinde bene amagambo kandi bana baje timukaza mu Rwanda amagambo ngo mukenere bati naje ndavuga naje batireka wewe mwana wanje ntukagira ikintu kizaguturukaho kibi. Wirinde bene abo bagabo bameze nka Humenayo na Fileto kandi bati nta kindi kiza gituma bamera nabi nuko bohejwe n'amagambo yo hanze. Bati weweho uza wishira nk'umugaragu ushimwe imbere y'Imana. Uza wishira Imana ngo ngushe umugaragu udafite ipfundo. Ariko bakeya bamwe cyangwa se ikimenyetso ko wibazi n'abahagaze bari ari basi n'abahagaze kuco bamwe n'abatari gukoshwa n'amagambo n'abatari kutarwanira amagambo bakishima bakabashima. Ubu ni siko biri mu rugendo kare twariko tuganira nabo twari turi kumwe ko abantu baretse inyigisho nzima baretse kuvuga ubukristo buzima baretse kuba abakristo bemejwe n'umwuka wera
bemera ko ari umukristo bari kuvuga aha ariko ibindi n'ubireka hariho bazaririmba ngo bafite akaririmbo ka kanisa rimwe zaririmba kiliziya ngo imwe mubatizo umwe kwemera umwe mubatizo n'umwe bati rero ubwo dufite kiliziya imwe ibyo kurebera hanze ntacyo bihuriyeho n'ibyo twari tuvuganga mureke tuvuge ibi ngibi ariko ibyo hanze n'ibyo hanze ndanezerewe Mana iki kinaniranye mu mitima y'abantu none kubivuga biri mu kuvugwa kandi abantu bakabivuga cyane ariko kuzerera imbuto hanze nicyo cananiranye abantu bakubwira abandi bantu nawe ubere nk'abandi nawe ugende nk'abandi nawe useka abandi nawe uzuririmba nk'abandi nawe ujane n'abandi nawe usangire n'abandi ejo bundi ari kubwira abantu nasanze abantu bamwe bari mu kubwira ngo irigara ntari kusenga abandi bati aho batikora neza niba ndiko kubwira umuntu bakubise cyane yaza kugutakira kwambwa ate baranishe sinza nabwira umwana umwe wabize umuntu wangana nari yaza kugutakira akakubwira ati njewe bari banyishe barankubisa hirya sibankubise bankoje isoni bakujijije iki akakubwira ikosa yaba yakoze aho urashaka kuzuba utazokubitwa kandi ejo kora neza Paulo arikubwira Timoteyo ndashaka ko wishirima wewe ubeho utaragwaniye amagambo wirinze amagambo yo hanze n'abandi wigengesere
twagiraga tugira ahantu bamwe bazavuga ngo bazagenda mu gitondo naratangaye muzamubona aho nari maze iminsi hari abahungu amagana n'amagana bazavuga mu gitondo kare ngirosa agafata amazi agakubita amazi hano akayacisha nanga agakuta ubice barambwiye ngo abayireze ndatangaye kandi bagira umwana niko akundi koga bazabona uko warangiye uko ariyejeje ngo aciye ku ndaraza ayiwa abwiye ndaraza zaratangaje uko azagira guca kugira ngo ace ku ndaraza aciye ku ndaraza iyo ni indaraza Pawulo aramubwira ngo mwana wanje weweho uzawishira Imana igico mbifurije abana banje nugora duharanira kwishima ukabashima abagaragu ngo badafite ipfuno imbere ya shebuja abadahunga ba shebuja nicyo gituma Pawulo ariko ababwira ngo muzamukiranuka imbere y'abashoboye ngo bahari n'igihe badahari rero kundi wo kuvuga ngo uzutinya pasiteri uwo shebuja ngo azayitegereza ngo akabona aratunganye umugaragu udafite ipfunwe mwirinda kandi ngo mwirinde kurwanira amagambo hato nati ngo urovuga hato nati apana buriya shaka gatore kwa mutazini
nakonye Bwana asifiwe. Mana yo mu ijuru ihereze revera umugisha. Iryo jamboga ukuyo tutaguhereza twari turi hombye. Bwana asifiwe. Tugire gutya. Tugiye gutarama. Umpere Pastor mumpere mikoro. Umuhereza senge se osezerano umuhereza mikoro senge